bamfatiye ku mugore wa Fande ndi muri leta ya Tanzania none bafatiye ku mugore wa Fande umugore wa Fande oya kameze gutya nago ndanakiranisha nuko bamfatiye ku mugore wa Fande bavuga bati rero hitamo ko tugukuraho amabya ndareba mbona ari bakuraho amabya ndahita mpfa ndavuga nti cyangwa ntuzongere no kwinyensebura oya biriya ni ibisanzwe reka kwinyensebura ni deseri ayameneyemo se urabona byagenda gute oya nanone byaba birangiye ariko gusa ko ni deseri mani ni deseri we nge nigeze kugikira gikiravuga ni wabo barabimembura do reba umuntu ni ikiremba do nge narongoye ikirage kiravuga ni wabo baza kumigiyembo inde urumva ikiremba cyabwiye umukobwa ngati ngo ngewe ngeje bundi ngo narongoye ngicyana kirapfa kubera ko yabuze icyo ari bumubwire mu gitanda ariko none umukobwa agira ubwoba waje nka kugira umugore wa gatatu ko mbona nibuze wamfata neza ko babiri bahagije sibyo ra wamutunga se nta mutunga nese ubundi nuzwe ni ushakanye nanjye tayari wahita ubyibuha nibyo nshaka kare byo shaka niyo twajya mu rukundo gusa unanutse gutyo wahita ubyibuha abundi se ngenda nanutse reba kano kaboko wagira ngo ni kureba abarinywa ntago tuzongera kunwa icupa ntago tuzongera kujyabana ibyacu bizaba byarangiye ibyacu bizaba byarangiye wow dore me fa sol la ti do ti la so famille do kwishuri badukutiraga ko turabahanga oya nacyaso mfa Chiwingu ni inzoga yo muri Tanzania inzoga sigaye nanga ni inzoga yanditseho nguvu urayinwa n'imisuzi kabura to ntugere ku meza cyakora mureke mbahe umunsi mwiza ariko icyo tugatana ko nanjye nakunda kwisondeka ameze nkande nka Michelle Obama oya gose ndikubona uyu nguyu erega buraka nkubwire umva umugabo hava kagera iyo ahuye n'igitsina umugabo wigaye ngo n'urwaye imvunja aravuga ati nzarongora uyu nawe arumva ari sawa wabyanga se bunu wanjye nkurikije ukuntu wabizize wakabaye warabihuzwe nge nararokotse nubahirije amategeko muri we ariko we nkubonye wancumuza rwose nuko ngambwira ubonye gute rata twiganire uri kumureba uri kubona uyu nguyu rwose ageze i Bugande akagaruka agiye gusura mwene wabo nabayeyo rwose ugeze i Bugande wowe ntabwo wagaruka utaranci inyuma twaranasezanye imbere y'amategeko izina ry'Imana mu ijuru bateranye biga ku kibazo cya shitani uyu nta kuntu yava i Bugande ngagaruka ataranci none se nyine bantu murebe baramubona gute wagira ngo n'umubwiherero kujyayo biba bigayitse ariko cyakora umva afite amagambo mara cyane njyewe umva nigeze kujya gutereta umukobwa yego ngezeyo barambaza nguzanya ngahe cyuma nka data ndavuga nti riko mu rugo ndi kumva nsizeyo miliyoni kubera ko ntarinzi gahunda ya hano none se yarahari undi none avuga ngo afite ibihumbi 10 ku mufuka wewe wumvishije usize miliyoni mu rugo nagezeyo narakiwe ariko nagezeyo nsanga y'abajura cyakora mwihangane reka ngerageze ngere ku kazi ndi kubona amasaha yanjyanye yego utaragenda saa turagenda umwana wamukunze umfa wamukunze simuraza kumusigira kanamba kanjye se ariko nge numero umfa ntuzigere utetwa n'umugabo udakoresha 7880 buri njyewe nkoresha 7880 umfa bashatse no kuyigura abayobozi birabananira kuyigura ngo nyibashireho uri kunyumva nje iyo ndi muri karitsiye abantu muri karitsiye murabizi rongo tani murabizi muri Kagara murabizi iyo nitsamuye bahita bavuga bati icyo gitekerezo utanze nicyo boss
yego mugire ibihe byiza ndi kumva nkeneye kujya uragiye se kandi ngiye kujya muri siporo nk'abanyamurengwe aho ugiye kare nyabuna hoya umva umusigiye ndetse ubu suransize arasize umva ansigiye nde hoya ikibazo kubera ko ndi umusitari wuzuye yego rata yego umva we uzi yuko ndimo ndabyibuha mani kandi nari nanutse kukwegera ni byiza amavuta wisiga ubanza ari samone yo kwa Museveni oya umva nyagahene wamuhaye umwanya ngo anterete biramunanira oya amazi gutereta nubwo tunabishobora mu buri reka biba byabaye nka gahunda ya Pawulo buriya Pawulo mu Bakorino karindwi umurongo wa 8 yaravuze ngo kurongorana ni byiza ariko biba byiza ubyihoreye ni ukubera ko Imana Yesu yaramuteye umugera agiye kwica Damasiko akitwa Sawuli arangije amabyara aturika yose impande zose abikiremba ubwo abivuga gutyo kubera ko yari yamaje kuba ikiremba yego kuki abana b'iyi minsi bakunda abahungu cyane abakobwa b'iyi minsi basare mu bahungu hari mu buryo cyangwa imirire mbere twajyaga imyumbati amateke ibiki kandi nanone buriya umugore uko abyaye ariko yabyifuzaga ntago abantu twagwira umuntu abyaye umugore abyaye ari uko umugore abyifuza ntago abantu twagwira kubera ko nta mugore ujya ukunda gusama reka kakubwire mani reka birababaza reka kare wavuze akantu bwiza ukuri bakatuko habaye iki yagenze gute njyewe navuze yuko bamfatiye ku mugore wa Fande ndi muri leta ya Tanzania none bafatiye ku mugore wa Fande umugore wa Fande oya kameze gutya nago ndanakiranisha nuko bamfatiye ku mugore wa Fande bavuga bati rero hitamo ko tugukuraho amabya ndareba mbona ari bakuraho amabya ndahita mpfa ndavuga nti cyangwa ntuzongere no kwinyensebura oya biriya ni ibisanzwe reka kwinyensebura ni deseri yameneye amaso urabona byagenda gute oya nanone byaba birangiye ariko gusa ko ni deseri mani ni deseri we nge nikeze kugikiragi kiravuga ni wabo barabimembura do reba umuntu ni ikiremba do nge narongoye ikiragi kiravuga ni wabo baza kuma igihembo inde urumva ikiremba cyabwiye umukobwa ngati ngo ngewe ngeje bundi ngo narongoye ngo icyana kirapfa kubera ko yabuze icyo ari bumubwire mu gitanda ariko none umukobwa agira ubwoba waje nka kugira umugore wa gatatu ko mbona nibuze wamfata neza ko babiri bahagije sibyo ra wamutunga se nta mutunga nese ubundi nuzwe ni ushakanye nanjye tayari wahita ubyibuha nibyo nshaka kandi ibyo ushaka niyo twajya mu rukundo gusa unanutse gutyo wahita ubyibuha ubundi se ngenda nanutse reba kano kaboko wagira ngo ni nk'inkoko iterura riteri inde uyu ntawe pe oya umfa bivuga gutya ntabwo abikora uzi abantu bakubirisha ibyuya ntabwo baba bivuga oya reba wana mugani nese niba narabizise kugira ngo warabuzize umfa ariko wende kubona uwo wasize mu rugo yanditse umutwe tu ariko amategeko yo mu Rwanda ni nk'akamanyuko yo mu ijuru ntacyo yakora yavuga ngo igendere bayida uzapfira hano do yego buriya umugabo hafa akagera abagomba kuzira igitsina cyangwa amafaranga ibyo bintu uko ari bibiri icupa amafaranga cyangwa igitsina ibyo bintu uko ari bibiri Samusoni kandi ubwo ngubwo ni umunaziri wa Mungu nese Samusoni yarabizize cyane buriya waruzi yuko muri Isiraheli bahombye ikintu kimwe yego ku isi y'Imana nta muntu uvuka ngo yitwe Delila Samusoni yarabizize urinde kutabizira wowe
oya none se kabisa ingeso nk'izo zazanwe n'umugabo witwa Dawidi arongora muka Uriya zibizira ku bana babo ba Tamari n'abandi bose. Oya ariko we umva ndi kubona hano hantu nana ngiye kwishyura mituweli y'uyu mwaka wundi reka turajya hariya mu kagesi reka mbe ngiye mu kazi reka mbe ngiye mu kazi ubutaha tuzongera tubonane icyamamare nka Sipiro banyita shushashusha umukunzi w'abantu bose. Ikintu namubwira cyo urumva ibyo bintu rero bireke dore wabihuriyemo n'ibibazo pe wabihuriyemo n'ibibazo mbireka gute se cyo baze kuba baranciye igitsina mbireka gute ko ari ibintu bisanzwe n'ubundi umuntu azapfa umfa n'ubundi ntawe ujya ashingurwa mu kirere si byose Imana izandinde ibintu bibiri gusa gusabiriza no guhemuka ariko umfa ngewe mu busanzwe nkora akazi ko kwibura kururana nkorera mu ruganda rwa Itagisigwa na Majegwa mba mpari akenshi abantu benshi barambona ndikunda kubimba numva hari umushi umva Hillary Clinton kabisa zajyamana nanjye mu bureri atari wowe sawa turi kumwe nk'icyane umugati wewe yala iyo bikuyobeye usubira kwevuko niwe yahure shida za dunia ole froid